umufaransa witwa Bruno Ferry. Akaba rero bavuga ko uyu mufaransa agomba kugera i Kigali ku munsi w'ejo rwose, kubera ko ikindege nahoze ndeba araza guhaguruka uyu munsi mu masaha y'icamunsi nibwo aza guhaguruka mu gihugu cy'Ubufaransa, kuko niho yarari nyine ni iwabo, akaza guhita za i Kigali rero ku munsi w'ejo ubwo Rayon Sport izabikina n'ikipe ya Gorilla Football Club. Uyu mufaransa Bruno Ferry azaba ahari areba match kugira ngo amenye naho ashaka kuba ari bwagerina z'uyu munsi. Oya nesho nejo kwa gatanu ya nejo mu gitondo. Urumva saa 3 nyine agomba kugera mu gitondo kugira ngo aze kureba match y'ikipe aje gutoza Rayon Sport bakina na Gorilla. Ubwo Rayon Sport izakina ejo. Izakinisha na Gorilla abantu. Hanyuma nahoze numva umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Gakwaya Olivier bamubaza we impamvu bahisemo guha akazi Bruno Ferry, avuga ko mu batoza batatu bari basigaye badepoje basaba gutoza ikipe ya Rayon Sport bombi bari abanyamahanga, ariko impamvu umuntu yavuga ko bahisemo Bruno Ferry nuko umutoza yaganiraga na bagenzi bacu kuri BNB bahisemo umutoza umenyereye Afrika. Birumvikana atoje mu gihugu cya Tanzania, atoza Azam, atoza muri Congo mu kipe ya AS Vita Club, akavuga ko muri iminsi yari gutoza mu gihugu cya Angola. Birumvikana ko amenyereye umupira wa Afrika, bakavuga bati rero n'umuzungu w'umunyafrika niko yamwise, ariko kandi bakanavuga bati kubera ko bafite igihe gito muri Rayon Sport, turavuga komite y'inzibacyuho, ntabwo bashaka kuzana umutoza wenda uzateza ibibazo mu gihe bazaba bavuye ku buyobozi. Akavuga ngo rero impamvu bahaye akazi Bruno Ferry basa naho bamuzi, ngo bazanye umuntu bazi, kubera ko buri isoko ryo mu kwezi kwa mbere haba ku batoza n'abakinnyi riba risa naho bigoye. Ubundi nyine abatoza banyabo bazima baba bari mu makipe baragiyemo mu kwezi kwa gatandatu bagatangira na saison n'amakipe yabo. Bavuga bati rero katuzane wenda wo twigeze kubonaho cyangwa se twarire tugasanga haraho azwi yatoje, banamuha amasezerano y'amezi 6 y'igihe gito, wenda ashobora kongerwa kugira ngo baramutse babonye tari ku rwego rwiza ntateze ibibazo kujya gusesa amasezerano nawe. Urabizi ko n'ubwo biracyagoye cyane gutandukana n'umutoza Family Latifi, byaragoranye kubera amasezerano yari afite. Bakavuga ati tuma amasezerano y'igihe gito kugira ngo bitazagorana cyane igihe twabona tari ku rwego rwo gutoza Rayon Sport tugiye gutandukana nawe. Niyo mpamvu rero umuntu yavuga ko bahaye akazi uyu Bruno Ferry basanzwe bazi. Iki kintu nagikunze akoze kureba ngashobora kubageza saa 3 z'ijoro, ni saa 3 z'ijoro, ariko umuvugizi wa Rayon Sport yavuze ejo no kumva babonye nyambaga za Rayon Sport ariko arahagera kwa gatanu bwashaka kwa byaye ejo nibwo bari badubwiye yuko ashaka kuhagera uyu munsi saa 3 z'ijoro, ariko ubwo birashoboka ko bigendanye wenda n'inzira ari bucemo itinerary bishobora gutuma agera. Ubwo bavuze ngo he will arrive in Kigali this Friday morning and will be able in the stand to watch our next game. Nibyo batangaje kwa gatanu. Icyo navugaga abayobozi b'inzibacyuho rwose ndabashimiye, kuko iyo urebye parcours y'uyu mutoza n'umugenzi ntatinda, kuko iyo urebye kuva 2000 kugeza 2025 ama equipe menshi yagiye yatoza asa nkaho nta hanatinda. Aho yatinze naho yamaze imyaka 3 ni ya Clara Lions hagati ya 2015 kugeza 2018. Izindi equipe yagenda gatoza umwaka umwe y'amezi 6. Ni byiza ko umutoza nk'uyu nguyu ubona afite iki kintu kimuranga cyo kugenda cyane, ntabwo agenda kuko afite umusaruro mwiza kenshi wenda ubwo yabyananze cyangwa se ari uburyo atumvikanye n'abatoza. Rero mu mezi 6 ashobora kubafasha. Hari indi profile agira yo kuba yarabaye mu scout, buriya nabyo Rayon Sport yazayibyaza umusaruro. Nibyo twavugaga wenda akaba yaza bakagira amahirwe abandi bakinnyi bazongerwamo, niba ari 2 cyangwa 3 akaba yamaze kuhagera yababonye mu myitozo, akabasha nk'ijisho ry'umutekinisi uzabatoza kubajija, biba byiza cyane. Icyo nacyo ni ikindi bashobora kuba bamurebaho, ariko iki kintu rwose cy'amezi 6 nicyo kugira ngo bazamurebe. Nko mu ikipe ya Eding Sport yatojeho yo mu gihugu cya Cameroon, yegezemo tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2021, ayivamo tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri muri uwo mwaka wa 2021. Iminsi 10 ni gahe? Urumva ko ntavuze 10 z'ukwezi kwa mbere, 8 z'ukwezi kwa mbere, ayivamo 21 z'ukwezi kwa kabiri, yimazemo